muri pasika ndagusengera nanjye nisengera kugira ngo umwami w'icyubahiro abone uko aza mu buzima bwawe, umwami w'icyubahiro yinjire mu rugo rwawe, umwami w'icyubahiro yinjire muri famiye yawe, umwami w'icyubahiro yinjire ahantu hose. Tuvuga ngo pasika nziza, tuvuga ngo Kristo yakoze ikintu kidasanzwe. Ntabwo narangira. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi dukomeje gushimira ubuyobozi bwa Foursquare City Light Church batugiriye ubuntu kugira ngo dukomeze kubana muri kino cyumweru. Icyumweru kidasanzwe, icyumweru gikomeye cyane kubizera ndetse no kwisi yose abantu babizi bitegura kwizihiza pasika. Imana ibaha umugisha, muri kumwe na Apotre Mignonne. Imana ikomeze kubagira neza. Rero muri minota mikeya igeze ku 15 twagira ngo 15-20 tuganire gatoya duse nkaho dukora summary kuri pasika. Mfite ijambo rivuga ngo Kristo pasika yacu, Kristo pasika yacu. Abikora into bambere 5-7 kugeza ku 8 haravuga ngo nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube iroberisha, mube mutakirimo umusemburo wa kera koko, kuko pasika yacu yatambwe, pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru ku murongo w'8. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa ari wo gomwa nibibi, ahubwo tugira imitsima idasembuwe ari we kuri kutaryarya. Amen. Yesu niwe pasika yacu. Haleluya. Hari pasika tubona mu isezerano rya kera, ariyo pasika tubona mu Kuva 12 uhereye ku murongo wa mbere. Ni pasika muri rusange, ariko muziko Bibiliya ivuga ko bino byabaga mu isezerano rya kera cyari gicucu cyangwa se yari ombre, yari shadow, cyari gicucu cy'ibyo tuzaba byo mu gihe nk'iki ngiki. Amen. Ariko hano haravuga ngo Kristo pasika yacu, nuvuga ngo twiyeze mbere ya byose umusemburo wa kera kugira ngo tubiroberisha. Haleluya. Kugira ngo tubashe kuba ngo tutakirimo umusemburo wa kera, kuko koko pasika yacu yatambwe, iyacu yaratambwe ari we Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru. Nuvuga ngo iyi minsi mikuru tugiye kujyamo iremewe, muyiziririze mudafite umusemburo wa kera cyangwa se ari we gomwa nibibi, ahubwo tugira imitsima idasembuwe ari we kuri no kutaryarya. Reka tugiye mu Kuva 12 n'amagambo dukunze gusoma mu gihe twibuka cyangwa se twibuka pasika n'umuryango. Ni gihe cy'Abisirayeli, igihe bagombaga kuva muri Egypte, bagomba kuva mu butware, mu gutsikamirwa cyangwa se muri captivity, mu kuba munsi y'uburetwa bwa Farao. Ahangaha Uwiteka abwiriza Mose bya pasika. Nuko Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, mu gihugu cya Egiputa uku kwezi kuzababere imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose kuwa 10 uko kwezi umuntu wese yiyendera umwana w'intama, umuntu wese yenduwe uko amazu yabase ari, umwana w'intama umwe mu nzimwe, kandi nibinzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, abariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa se umwana w'ihene ntazagira intenge, abe sans défaut, ntagira intenge, azaba afite isekurume itaramara umwaka. Muzawukure mu ntama cyangwa se mu ihene. 6 muzawurindirize umunsi wa 14 uko kwezi, iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba. Bazende ku maraso, ku murongo wa 7 mureke tuhasurinye cyane, ngo bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirisha imitsima idasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Haleluya. Ntimuzazirya ari mbisi cyangwa se zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda yawo ntimuzagira icyo musiga ngo kirare. Haleluya. Iziraye muzazose. 11 uba ariko muzazirya mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo ni pasika y'Uwiteka. Amen. Ureke kugira ngo mvuge intego cyangwa se mvuge vuba vuba ku ntego ya pasika. Ahangaha tubashe kubona mu isezerano rya kera, muzi ko ubwoko bwa Isirayeli bwamaze imyaka 430
sindi busubire mu mateka ukuntu Imana yabwiye Abrahamu ko bazamara imyaka 400 bari muri Egypt, imyaka 400 basikingano z'abanyegiputa, imyaka 400 bakora ariko batunguka, imyaka 400 bababaye, imyaka 400 bari mu mwijima, imyaka 400 bari kure, bari mu gihugu cy'uburetwa. Ariko igihe kiragera hariya mu Kuva 5 ku murongo wa mbere, Mose Imana iramubwira na Aroni ngo bagende babwire Farao ngo mugende mwizihize iminsi mikuru mu butayu, ngo mubwire Farao ngo arekure ubwoko bw'Imana bugende bwizihize, aburekure bujye kwizihiza. Wajya mu Kuva 7:26 nanone hakavuga ngo Imana nanone ibwira Mose abwira Farao ngo rekure ubwoko bwanjye, let my people go, reka ubwoko bwanjye bugende, let mon peuple aller, reka ubwoko bwanjye bugende uburekure bujye kunkorera, burekure bujye kunkorera. Intego nyamukuru ya Pasika ntabwo kwari kubohoka, ariko twamara kubohoka tugakorera Imana, tukajya gukorera Imana. Ahangaha rero Farao yakomeje kwinangira, Kuva 5 arinangira kugeza no mu zindi chapitre arinangira, ariko bigeze mu Kuva 12 Pasika ibiraje bene data, ibiraje nibwo Imana haleluya yababwiye ngo uku kwezi kuzaba imfura y'amezi, ariko hariho condition nuko mugomba gufata umwana w'intama mukamusangira, mukabasha kumutamba akaba imole, babyita mu gifaransa ngo l'agneau imole, akabasha gutambwa mukamwotsa, mukabasha kumusangira mu miryango yanyu. Ariko n'uburi muri famille idashobora kumumara, muzishira hamwe n'indi miryango ndetse mwishemwe n'abaturanyi, ariko a condition ko mumurya mukabasha kumumara. Uyu munsi ndahuza isezerano risha n'isezerano rya kera kugira ngo tubashe kubyumva neza. Bene data, Pasika muri iki gihe nanone Bibiliya twasomye ko Yesu Kristo ariwe Pasika yacu. Bivuga ngo Kristo amaze kudupfira ngo niwe Pasika yacu yuzuye, niwe watambwe, ariko Bibiliya ikadushiraho condition ivuga ngo nuko rero muba marobe mashi, mwe kugumana umusemburo wa kera. Hari byiza byabaye kera, ariko noneho niwe ntama w'Imana, niwe mugomba kurya, ariko mukamurya wese. Haleluya. Ahangaha bavuze ngo bamutambe, ntabwo bamutambye, ntabwo yabaye intama iri sacrifice gusa cyangwa se itambwe gusa, ahubwo barayiriye, byabaye ngombwa ko babisangira. Niyo mpamvu iyo twizihiza Pasika tukibuka ko Kristo yapfuye akanazuka, bese tuba ducelebra, tuvuga resurrection, twibuka igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba, ntabwo bigarukira aho ngaho, ahubwo nuko tugomba kumurya. Uyu munsi rero ntabwo tugenda ngo tumurye physiquement, abantu barashugurikaga bagashaka intama, ariko twebwe ntabwo dushugurika. Yesu yarabikoze neza. Amadini menshi cyane avuga Imana, bakakubwira Imana ukumva barakubwiye n'ibyo ugomba gukora bihagije kugira ngo bashe gutabarwa, ariko Kristo ndamushimira yuko haleluya yaducunguye nta condition, aducungura haleluya atari kujya gushugurika ngo tujye gushaka umwana w'intama, ahubwo atubera Pasika yuzuye, atubera Pasika nzima. Ariko hanano muri Kuva 12 haravuga ngo mumurye, nimumara kumurya mumudame, haleluya mumurye, ntabwo ari kwangura ry'ukuguru, oya. Dufite abakristo bari igice, haleluya bari mu gakiza, ukabona bari igice, ugasanga yariye ku kuguru, ugasanga yariye ku kuboko, ariko hano haravuga ngo mumurye wese, ni kumurya wese. Ariko ku murongo wa 7 Kuva 12 ku murongo wa 7 haravuga ngo nanone amaraso ye, nivuga ngo yego mwari umwana w'intama, yego mwizije Pasika, ariko hari ikindi kintu kirenze kuba mwabashiye kurya kuri Pasika, nuko hari amaraso y'umwana w'intama. Ayo maraso rero hari akazi agiye gukora. Kuri 7 ngo mugende haleluya muyashire ku nkomanizo. Inkomanizo mu gifaransa baravuga ngo les poteaux, les deux poteaux, inkomanizo z'imiryango. Reka tuhasome, sindi busubire muri Bible, ndiho ndakoresha iminota bampaye neza, ngo mugende musige ku nkomanizo z'imiryango. Ni kuvuga ngo mumurire mu nzu zanyu, ntimurire hanze y'inzu, ariko hamwe nuko muri izo nzu zanyu, izo nzu zifite imiryango yabaga iri ku mazu yabo, ariko iyo miryango bivuga les portes, na hantu umwanzi ashobora kunyura, na hantu umwanzi ashobora guca, ariko muhasiga amaraso, muhashira amaraso, ariko muyashire ku nkomanizo. Inkomanizo zabaga ari ebyiri mu gifaransa babyita les poteaux, les deux poteaux zabaga ziri ku muryango, ariko nanone ntimushire ku nkomanizo z'imiryango amaraso gusa, ahubwo amaraso muyashire no kuri lento. Lento rero mu gifaransa na ahantu hejuru, nanone ku nkomanizo no kuri lento hejuru muhashire amaraso. Nimumara kuhashira amaraso, haleluya Imana ishimwe cyane, umwanzi azanyuraho, marayika urimbura azanyuraho, nako azanyuraho, ariko mwebwe nta kizabageraho, kuko ya maraso ari ku nkomanizo z'imiryango yanyu. Inshuti yacu bene data, turya kuri Pasika tugomba
tugomba no kwibuka amaraso ya Yesu, tukibuka ko aya maraso yakoze akazi kadasanzwe. Aya ni amaraso, haleluya, natwe dushira ku nkomanizo uyu munsi, ntabwo ari imbaho dusiga, ahubwo ni inkomanizo z'imitima yacu. Ku mitima yacu hakajya amaraso, ku bitekerezo byacu tugasiga amaraso ya Yesu. Muri twebwe aya maraso, aho umwanzi anyura, iyo abonye aya maraso arahunga. Ku nkomanizo z'imiryango yanyu muhasiga amaraso. Ndashimira Imana ko icyo gihe basize amaraso ku nkomanizo z'imiryango, marayika urimbura aranyuraho, arimbura abana b'imfura za Egiputa, ariko abana b'Imana ntibarimbuka kubera ikimenyetso cy'amaraso yavuye muri wa mwana w'intama babashije kuryaho. Arangije arababwira ngo ariko ni mu murya hari ibintu mugomba gukora. Muzamurye mukenyeye, muzamurye mukwesa inkweto zanyu, kandi nanone muzabashe, haleluya, muzabashe kumurya muhagaze, muhagarare mu murye vuba vuba muhagaze. Bivuka iki ginshuti yanjye muri iki gihe nuko, haleluya, kwibuka Kristo cyangwa se Pasika ntabwo byakagombye kumva ari ibintu by'ibirori gusa bisanzwe, ahubwo twagatekereje tubavuga ariko se amaraso Yesu yatumeneye turayavaloriza gute? Igikorwa yakoze ku musaraba w'Igorogota turakivaloriza gute? Nuko ari amaraso ari ku nkomanizo z'imiryango. Izi poto Bibiliya avuga ngo nzubaka itoro ryanjye ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Bivuga ngo iziriya poto zabaga ziri hariya, zabaga nanone ari ahantu hari porte, ariko plus hari amaraso, plus umwanzi adashobora kubageraho. Muzi ko nijoro bahise bambuka ari nijoro. Kuki bambutse ari nijoro? Ijoro rirarepresenta umwijima twari turimo, rirarepresenta uburetwa bwa Farao bari barimo, birarepresenta ibihe bari bamazemo imyaka 430 bakubitika. Ariko muri iryo joro ni kuvuga ngo Yesu adusanze twese, yadusanze mu ijoro ry'ubuzima. Igikorwa yakoze cyatumye atuvana mu ijoro ry'ubuzima adutwara mu mucyo. Niyo mpamvu mu kwambuka kwabo bambutse ari nijoro. Amen. Haleluya, yambutse ari nijoro. Ndashaka ngo tuvuge gatoya kuri aya mageti, izi nkomanizo. Numvaga mfite akanya nakavuga ku nkomanizo z'imiryango icyo zisobanura. Reba muri Zaburi 24 7 kugeza ku 9. Haravuga ngo mwamarembo mwe nimwunamuke, mwamarembo mwe nimunamuke, mwamarembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Aho ni Zaburi 24 ku murongo wa 7 kugeza ku 9. Aya marembo abantu benshi bakunze kuyavuga, ariko aya marembo bene data yureba hano mu Kuva 12:7, igihe amaraso bayasigaga ku nkomanizo z'imiryango zari inkomanizo z'amarembo. Ariko muri Zaburi 24 havuga ngo mwamarembo mwe nimwunamuke. Pasika cyangwa se kuzuka kwa Kristo kwaje kunamura amarembo. Amarembo yari yarafunzwe, amarembo y'ikuzimu yari yasamye ku buzima bwawe. Amaraso ya Yesu Kristo ashiraho stop ku marembo, ngo mwamarembo nimwunamuke, mwamarembo y'itekamwe, ngo ni eternal gates, mwamarembo y'itekamwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Turashimira Imana ko Kristo mwizuka yarabyukurutse mu bana be, yarabyukurutse mu buzima bwacu. Niyo mpamvu agomba kuzukira mu buzima bwacu. Ibyari byarapfuye mu buzima bwacu bikongera bikabaho, ibyari byarabaye nabi bikongera bikeguka bikaba bizima mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ahangaha havuga ngo mwamarembo mwe nimweguke. Bene data ni kuvuga ngo uyu munsi twebwe iyo ducelebra Pasika amaraso yamaze kumenwa, ntabwo ari twe tugiye kuyamena bundi busha. Kuba tugiye gucelebra Pasika ku cyumweru mutagira ngo arandi maraso agiye kumeneka, Yesu yamaze kuyamena, yari yasutse kuri twebwe ku bwawe. Bibiliya avuga ngo il y a pas de pardon sans effusion de sang. Niba nta maraso amenetse nta mbabazi. Aya ni amaraso yadutwaye mu mbabazi, na amaraso yadutwaye mu bundi buntu bw'Imana. Ariko niki tugomba gukora muri iyi minsi natwe kugira ngo tubashe kurinda Pasika yacu neza, kugira ngo Pasika ari we Kristo ibashe kuzura mu buzima bwacu? Nuko aya marembo uyu munsi Bibiliya iravuga ngo noneho mwebwe ku nkomanizo z'imiryango yanyu, hariya muri Deuteronome gutegeka kwa 2:6 ku murongo w'9, gutegeka kwa 2:6 ku murongo w'9, katuhasome. Haravuga ngo uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugariro byawe. Ni kuvuga ngo this time mwebwe, haleluya, umwana w'intama twamaze kumurya, amaraso ye ari ku nkomanizo z'imiryango. Ariko uyu munsi mutagira ngo ni imiryango nk'iriya tubona myiza. Ishobora kuba yari imiryango iri painted, ishobora kuba yari imiryango imeze neza cyane, ariko ubwiza bw'iyo miryango nta maraso umwanzi yashoboraga gupenetra akinjira. Ariko hagombaga connection y'amaraso kugira ngo umwanzi atabasha kwinjira akarimbura imiryango ya Israel muri Egypt. None uyu munsi twebwe nta maraso tugiye kumena. Yesu Kristo amaraso yamenye une fois pour toutes. Ariko niki dusabwa?
umva uko havuga, haravuga ngo uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugariro byawe. Noneho ayo mabwiriza, amategeko y'Imana ugende uyandike. Uyu munsi amategeko y'Imana ni ijambo ry'Imana. Iyo twubasha ijambo ry'Imana mu buzima bwacu, tukubaha ijambo Kristo yadusigiye, tuba turubaha bya bikorwa yakoze ku musaraba igorogota, tuba turubaha ibyo yakoze. Noneho ku nkomanizo z'imiryango yanyu, kuko muri mu isezerano ry'amaraso ya Yesu Kristo mwaranyize nk'umwami n'umukiza. This time rero ndashaka ku miryango yanyu muhashira amategeko. Ahangaha ni Mose yabwiraga abana ba Isirayeli, abavuga ati noneho ku miryango yanyu amategeko ntakaveho, kandi nanone no kubyugarira byanyu aho muca mwugara muhashira amategeko. Aya mategeko ni ijambo ry'Imana, biravanga ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiriye rifite ubushobozi. Rero natwe iyo twubasha ijambo ry'Imana tukarigenderamo ku nkomanizo z'imiryango yacu, tuba twabashe kubaha igikorwa Yesu Kristo yakoze. Iyo ugiye hejuru avuga ngo ugire umwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Uyu munsi rero twebwe ntabwo tugenda ngo tubyandike. Muri Yeremiya aravuga ngo uyu munsi ayo mategeko ari mu mitima yacu. Ntabwo tugenda ngo tubyandike tubwire abantu bose, tubyandike tubishire kuri portail, tubishire ahantu hose. Ahubwo uyu munsi ni ubuzima tubamo. Iyo tuvuga ngo Kristo pasika yacu, tuvuga ngo Kristo twaramuriye, Kristo twaramuriye. Iyo umuntu yariye Kristo bene data, ubuzima bwe burahinduka. Iyo umuntu yabashe kurya kuri pasika ariyo Kristo, ubuzima bwe bugenda buhinduka bukaba buzima. Ya mategeko noneho ntabwo tuyashira ku miryango gusa, ahubwo tuyashira mu mitima yacu. Ahantu hari inkomanizo zikomeye ni mu mitima yacu, ariko mushira ijambo ry'Imana mu mitima yanyu kugira ngo mwamarembo mwe abashe kweguka, ya marembo abashe kweguka abyukuruke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abone ukwaje. Muri pasika ndagusengera nanjye nisengera kugira ngo umwami w'icyubahiro abone ukwaza mu buzima bwawe. Umwami w'icyubahiro yinjire mu rugo rwawe, umwami w'icyubahiro yinjire muri famiye yawe, umwami w'icyubahiro yinjire ahantu hose. Tuvuga ngo pasika nziza, tuvuga ngo Kristo yakoze ikintu kidasanzwe. Ntabwo narangiza, haleluya, sinsigaje iminota nk'itatu ntababwiye yuko igikorwa Yesu yakoze ku musaraba cyari igikorwa cy'ubushake. Ntabwo rwose yabonye birangiye bimurangiranye arangije ngo abwire abantu ngo murabizi bene data ngo disi we ngo birarangiye ngiye kubapfira. Oya, Yohana 10:17 kugeza ku 18. Yohana 10:17 kugeza ku 18. Haravuga ngo igituma data ankunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane, ndabutanga kugira ngo mbusubirane. Nta wabunyaka ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye, nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ni ryo tegeko nategetswe na data. Najya mbabwire bakundwa, haleluya, ubugingo Yesu bwe, ubugingo bwa Yesu yarabutanze, ariko afite droit yo kubusubirana. Yarabutanze atari kuvuga ngo wenda agiye kudupfira ko yabuze uko agira, ahubwo yarabutanze. Yari shwa, cyari ikintu yemeye, cyari ikintu akunze. Amen. Cyari ikintu yumva yishimiye, yabitanze. Il a donné sa vie, yatanze ubuzima bwe. Aravuga ngo nta ubunyaka ahubwo mbutanga. Yarabutanze, arabutanga, aragupfira, arampfira kugira ngo uyu munsi abashe kuba yarazutse mu buzima bwacu. Imbaraga zakoraga muri Kristo Yesu akaba arizo zikora muri igeze zikora muri wowe, kuko yagize ubushake, yabikoze abishaka, kugira ngo ubwoko bw'Imana bubashe kubohoka, bubashe kugubwa neza, bubashe kumukorera. Imana ibaha umugisha, ikomeze kubagira neza. Twitegura pasika dukenyeye, mbabara wongera utekereze se uracyakenyeye ukuri, kenyera. Ntabwo bari bafite kurya pasika badakenyeye. Kenyera uvuga uti mwami, ndashaka kongera gukenyera ukuri, ndashaka kongera gukenyera ukuri nk'ukwizera, ndashaka kongera kwambara umukandara wawe. Niba nari narasubiye inyuma ngiye kongera gukenyera, ngomba kurya pasika ariko nongeye gukenyera, ngomba kurya pasika nkwese inkweto. Bivuga ngo urugendo ruracyakomeje bakundwa. Niyo mpamvu babwiye Farawo ngo reka abana b'Imana bajye gukorera Imana, ariko mu butayu bajye gucelebra mu butayu. Uru rugendo turimo ni rwa celebration ariko yo mu butayu. Iyi si ni ubutayu, ariko hamwe n'ubutayu buri mu isi ntabwo tugomba gutakaza celebration. Tugomba gukomeza kwizihiza, tukanezerwa, corona yahaba itahaba, tugomba kwizihiza ariko turekonesa icyo Kristo yakoze mu buzima bwacu tukakigenderamo. Mureke dusenga Imana. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye aya mahirwe, tugushimiye ubu buntu mwami baduhaye kugira ngo muri minota 15 tubashe kuganira kuri pasika.
mwami ndakwinginze kugira ngo deliverance y'abana bawe uko yabaye mu gihe cy'Abisirayeli ari bariko deliverance yacu ibasha kuba yuzuye. Reka mwami umuntu yumva ari muri captivity y'ubuzima, abari mu bibazo bitandukanye, uri Imana ikiza uburetwa. Wowe wavanye Abisirayeli muri rya joro, muri buriya buretwa, n'uyu munsi uracyari wa wundi, uracyari ya Mana yatabaye Abisirayeli. Ariko ikirushijeho turagushimiye Kristo, wowe pasika yacu watubwiye ngo tuvureke umusemburo wa kera, umusemburo ushaje. Mwami ngo kuryajya ndetse no kutagira ukuri, ndakwinginze kugira ngo wongere utuvugurure, twongere turekonese icyo wakoze, tukigenderemo twambaye dukwesa inkweto kandi duhagaze vuba vuba. Kandi nanone ntitwirengagize ubusabane n'abera, ubusabane na bene data, aho tugiye guhagarara tugasangira n'imiryango yacu mu miryango, ngo basangiriye pasika, basangira umwana w'intama mu muryango, ngo kandi bamurya wose. Mwami Imana nukuri twarakubonye, haraho twakubonye mu buzima bwacu, ariko dukundire muri iyi pasika y'ibihumbi 2021 tukurye wese Kristo, tukunezererwe, ntihagire igice kimwe gusa dufata muri wowe ngo tureke ikindi, ahubwo tubinzandiko haleluya zizwi ngo kandi ngo zisomwa n'abantu bose. Urakoze muri byose mu izina rya Yesu, amen.